nizere yuko mumeze neza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ibi bintu bigeze kuri 5 harimo kimwe gishobora kuzakwica. Buri muntu wese uri hano ku isi, cyangwa se buri muntu wese, abantu bose bari hano ku isi bapfa bishwe na kimwe muri ibi bintu 5 ngiye kuvuga. Ikintu cya mbere gishobora kuzakwica ni indwara z'umutima. Ikintu cya kabiri gishobora kuzakwica ni indwara ya kanseri. Ujya wumva abantu benshi bicwa na kanseri, byanga bikunda harimo nabo ugiye uzi bagiye bazira kanseri. Ikintu cya gatatu gishobora kuzakwica ni indwara z'ubuhumekero. Ujya wumva ko abantu ibihaha banze guhumeka, bananiwe guhumeka, ibintu nk'ibyo. Uba ugomba ndagira ngo turanerebera hamwe mbese ni gute wabigenza, ni igiki wakora. Ni indwara z'ubuhumekero. Ikintu cya kane gishobora kuzakwica ni ukuba ingingo zawe tuvuge wenda nk'umutima zizananirwa gukora. Mumbabarire, tuvuge narivuze icyo twita metabolic system failure. Ni ukuvuga ngo tuvuge nka pankereya yawe yanze gukora, yananiwe, umwijima wanze gukora, cyangwa se wenda amara yawe harimo ikibazo. Izo ndwara iyo nayo mu gihe urugingo rumwe rwawe ruzananirwa gukora bitewe n'uko wenda utarwitayeho, cyangwa se ari indwara zaje, ni ikintu cya kane gishobora kuzakwica. Ikintu cya gatanu ni agisida, impanuka. Ujya wumva abantu benshi bavuga ngo bapfuye baziza impanuka, yaba iy'imodoka, iy'indege, amasasu nyise wenda bari barashwe, umuntu umwe bamuteye icyuma, cyangwa se ibintu byose bijyanye n'impanuka, cyangwa se ibintu bishobora kuza utarwaye muri ibyo bintu byose bine twavuze bikaba byakugirira nabi. Ni ikintu cya gatanu gishobora kuzakwica. Rero ndi kugira ngo turebere hamwe bino bintu 5 bishobora kuzagukura kuri ino si. Turebe ni gute wabyirinda ku buryo ushobora gusunika ubuzima bwawe ukageza mu minsi y'ubusaza. Ujya ubona abantu basaza nyine bameze neza nyine, ukagira imvi zarabaye uruyenzi. Nubwo wenda hari igihe bishobora kwanga bitewe n'uko wenda n'imyizerere harimo n'abantu uvuga bati uko Imana izabishaka niko bizagenda. Tugiye kurebera hamwe noneho zino ndwara, cyangwa se bino bintu kubigeze kuri 5 ni igiki dushobora kubikoraho. None ikintu cya mbere nk'uko twabibonye ni indwara z'umutima. Ahangaha ikintu uba ugomba gukora ku ndwara z'umutima ni ugukora siporo. Warangiza ukanywa amazi ahagije, warangiza ugasinzira, ukirinda kurya umunyu mwinshi cyane n'isukari nyinshi, kuko nabyo biba ari ibintu bishobora gutuma indwara yiyongera, ikaba yakugirira nabi. Indwara z'umutima zikaza, harimo ibintu byinshi, harimo umuvuduko w'amaraso. Mbere na mbere ikintu uba ugomba gukora ahangaha ku ndwara z'umutima, uba ugomba kwipimisha ukagenda, kuko ntabwo wafata ingamba z'ikintu utazi uko uhagaze. Uba ugomba kubanza ukagenda kwa muganga bakakurebera ese bimeze gute. Basanga nyine nta muvuduko ufite, bakakubwira ati komeza ubuzima warubayemo nta kibazo. Basanga biri kugenda nabi, bakaguha inama ku buryo nyine indwara z'umutima uzirwanya mu bushobozi bwawe ufite, kubera yuko mubizi neza yuko bajya bavuga ngo kwirinda biruta kwivuza. Cyo ni icya mbere, indwara z'umutima uba ugomba kuzirinda. Noneho ikintu cya kabiri ni indwara ya kanseri. Ahangaha abashakashatsi benshi bagaragaza ko bataramenya neza ni igiki gitera kanseri, ariko harimo ibintu bimwe na bimwe bagiye babasha guhishurirwa. Ikintu cya mbere bamenye ko ibyo kanseri ikunda, ibyo bintu kanseri ikunda rero uba ugomba kubyirinda. Kanseri ikunda isukari. Ikindi, kanseri ikunda aside. Ibi bintu nyine biri acidic, n'ibi bintu byo mu nganda cyane. Ibi bintu birimo aside nyinshi ni ibintu kanseri ikunda. Ibyo ngibyo uba ugomba nyine kubyirinda, ukabigabanya ku kigero cyo hasi. Cyane cyane ibi bintu byo mu nganda ntabwo ari byiza ku buzima bwa muntu. Noneho ikindi kintu ugomba kwirinda, kanseri ntabwo ikunda umuntu nyine uba ahantu hatagira umwuka wa oxygen uhagije. Uba ugomba gukora siporo kugira ngo uturemangingo twawe tubashe kubona oxygen ihagije, tubona isukari, kugira ngo uturemangingo twawe cyangwa se amaserizi yawe akomeze afite ubuzima buzira umuze. Icyo gihe nicyo kintu ushobora gukora kuri kanseri. None ikindi kintu uba ugomba gukora, niba ubona nyine wenda urwaye nk'ikintu runaka gishobora kuvamo kanseri, wenda uri kubikeka ni igisebe, uri kubona kitari gukira, uba ugomba kugenda bakagupima bakareba ko nta kanseri ishobora kuzazamo. Noneho ikintu cya gatatu twavuze gishobora kuzakwica
cyangwa se cyica abantu muri rusange. Ni ikintu twita indwara z'ubuhumekero. Ahangaha naho uba ugomba kumekinga shuwa yuko uri guhumeka umwuka mwiza, ukaba washobora kuba ahantu hari ibiti waba uzi gukora mu nganda, ukajya ugerageza kwirinda guhumeka imyuka mibi, ukagerageza no gukora siporo kugira ngo ibihaha byawe bibone umwuka uhagije, bigira imbaraga, nyine uba uri umuntu ushobora guhumeka neza muri ubu buzima. Noneho ikintu cya kane ni ukuba nyine urugingo rwawe muri biriya bidufasha kubaho, wenda impyiko, umwijima, pankereya, amara, uba ugomba kubifata neza. Niba ari ukunywa amazi ukagerageza kuyanywa kugira ngo utazarwara impyiko, niba ari ukwirinda ibintu bibi by'amayoga n'amatabi ukabyirinda, nuko indwara z'ubuhumekero ugomba kwirinda itabi, nari nakibagiwe. Noneho aho ngaho uba ugomba kugerageza ingingo zawe z'umubiri ukazifata neza. Noneho ikintu cya nyuma aricyo cya gatanu ni agisida cyangwa se impanuka. Ahangaha kubera ko ari impanuka ushobora kutazirinda mu buryo 100%, kuko hari n'izishobora kuza zitaguturutseho. Wenda se tuvuge uri mu gihugu kirimo intambara, barashe, cyangwa se abantu basinze, uratambutse ku muhanda barakurashe, bagukubise ikintu kibuye, ibintu nk'ibyo. Ahangaha ikintu wakora cyo ni ukugerageza kuba ahantu hafite umutekano. Ukaba wamekinga shuwa yuko niba wenda uri umushoferi utwaye nk'imodoka, wirinda kugenda wasinze. Murabizi ko ibyo bintu bitemewe. Noneho ikindi kintu uba ugomba gukora ni ukugerageza kwirinda ahantu hari urugomo, cyangwa se kwirinda abantu mugendana. Niba uzi ko wenda ubana n'umuntu w'umusinzi, abantu barwana, ukaba ushobora kubagendera kure, kuko isaha n'isaha wa muntu ashobora kunywa wenda bya biyobyabwenge byiwe yanyweye, ubwenge bwe bukagenda, akaba yaguteza cya kintu cy'impanuka cyagukura muri ubu buzima, kandi wenda wowe ushaka kubaho. Icyo nicyo kintu cya gatanu ugomba, ni impanuka. Rero ikintu cya mbere cy'ingenzi ahangaha, ikintu nababwira ni uko udashobora kuimprovinga cyangwa se udashobora gufata ingamba ikintu udashobora gupima, nyine utazi ngo bihagaze biti. Ni uko ugomba kwipimisha bakakurebera se ubuzima bwawe buhagaze bute, kugira ngo umenye se ndongera iki, ndagabanya iki, ndongera siporo se, ndongera ibitotsi se, ndongera kwirinda stress se, kubana n'abandi. Bahita bakugira inama bakakubwira bati wakora ibi n'ibi n'ibi. Wibuke gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza turebere hamwe ibintu by'ubwenge bizagenda bidufasha muri ubu buzima. Ciao ciao.